ni Imana nziza, ni Imana ishoboye, ni Imana ihindura ibyanze guhinduka, ni Imana ihindura amateka abantu bagahindura amagambo. Nagira ngo nkubwire yuko Imana ije guhindura amateka. Hari uko abantu bari bakuzi ariko igiye kuyahindura bakubona ukundi kuntu. Umubabaro wanjye nambaje Uwiteka, Uwiteka aranyumva, Uwiteka arantabara, yanuye imitwaro yarindemereye cyane. Indirimbo z'amashimwe ntizizabura mu kanwa kanjye. Umubabaro wanjye nambaje Uwiteka, Uwiteka aranyumva, Uwiteka arantabara, yanuye imitwaro yarindemereye cyane. Indirimbo z'amashimwe ntizizabura mu kanwa kanjye. Muvandi, Imana ivuganye nanjye yuko ikuremeye amashimwe. Tuzi umutima papa. Imana imbwiye yuko wowe mupapa umaze iminsi ujya guhiga akazi byanga, ujya guhiga akazi byanga, ugiyeyo inshuro zirenze 3. Wowe ni wowe turi kuvugana. Imana imbwiye ngo nkubwire, Imana yo mu ijuru imbwiye neza yuko ikuremeye amashimwe mu kanwa kawe. Imana imbwiye ko igukuriyeho impamvu yajyaga yitambika ukabura akazi, iyikuyeho guhera none n'iteka ryose ntago uzigera wongera kubura akazi. Kubwira kugira urukundo nuko nubundi nje kukubwira ko bya bikorwa uri gukora by'urwango nubundi Imana yo mu ijuru iharanira urukundo, kandi kuko nayo ari urukundo irafata bwa bugome, irafata bya bintu bibi uri kugirira wa muntu washakaga katarya, wa muntu washakaga katabaho. Iyi Imana kuko ari urukundo irahita ibifata ibikureho, nirangiza kuko washakaga katari burye imugaburire kuko ari urukundo. Irafata wa muntu washakaga katambara, wa wundi uhora uteranya ku kazi kugira ngo bamwirukane bamukureho. Iyo ufashe umuntu ukamuteranya ku kazi, ntago icyo kiba ari igikorwa cy'urukundo, icyo kiba ari igikorwa cy'urwango. Uri kugira ngo uwo muntu ntabe yarya, ariko Imana yo mu ijuru kuko ari urukundo. Ndakumva papa, kuko Imana yo mu ijuru ari urukundo ihita imufukurira kandi kagezi, ikamuha kandi kazi cyangwa se ikamugaburira mu bundi buryo. Icyo gihe ikabimuteguriye ameza imbere ya wa muntu wamwirukanishije. Bakunze ba Shalom TV, tubashuje mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, tubifurije amahoro y'Imana. Ntabwo ndi njyenyine, ahubwo ndi kumwe n'umusaraba TV. Imana rero nibaho umugisha, bivuze ko Shalom TV wongeraho 295. Uwo ni umubare utuma ubona iyi televiziyo neza. Imana nibaho umugisha rero wadukunda n'abadukurikira. Ngiye muri kumwe nitwa Ntenganya Theoneste, niyo mazina yanjye. Ndi kumwe na mushiki wacu Imana yatuzaniye. Mbibutse ko mu makomenti mujya mwandika, mujya mutusaba kubagezaho abantu bafite ijambo ry'Imana, abantu bafite ubuhamya ndetse n'ibiganiro byubaka. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho ijambo ry'Imana. Kuba dukurikiye rero, Imana ibaho umugisha. Abasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turabashuhuje. Kandi ntabwo ari aho tugarukira gusa, turambuka tukarenga n'imipaka, kubera ko irijwi n'aya mashusho bigerayo muri Afurika yose. Turabashuhuje Aziya, Uburayi, Oceania na Amerika,
mwese tubashuje mu izina rya Yesu Kristo, twifurije amahoro y'Imana. Abari mu Faransa mujya mutwara tujye tubibona, abari muri Amerika ndetse tukajya muri Isiraheli, dufite abantu bitabayasoni bariyo bagezeyo, ndetse n'abagasana pastor nabo turabizi ko mubayo. Imana ribaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mujye mukora ama comment kugira ngo turusheho kubana, mutugezaho ibyo mwifuza kugira ngo tujye tubagezaho, natwe tuzajya dushyiramo akabaraga tuyibashakire. Turi mu ijambo ry'Imana rero tuvuze ko abikiye bakeneye ijambo ry'Imana. Nimuhumure, twabazaniye umuvugabutumwa afite ijambo ry'Imana kandi nzi neza yuko afite amavuta y'Imana. Reka muri kano kanya tumusabe yibwire abamuteze amatwi. Karibu ibwire abantu baguteze amatwi. Murakoze, ndabashohoje. Nitwa Muhimpundu Oda, izina ry'ababyeyi ry'umugisha nitwa Mama Kami. Imana y'umugisha. Abantu muri comment baraje bavuga ngo kuki avuga Mama Kami wenyine, abandi ntavuga amazina yabo. Ndagira muri kano kanya uvuge amazina y'abana bawe uko ari batatu. Nitwa Mama Kami, nitwa Mama Iyane, nitwa Mama Ishimwe. Mama Ishimwe, ayo mazina yose yarakenewe kugira ngo abakunze umusaraba bayamenye. Uri umudamu w'umugabo, umugabo wawe yitwa nde? Yitwa Rwiruruwi. Yitwa Rwiruruwi. Rwiruruwi. Imana rero igumugisha aho uri uteze amatwi cyangwa se ureba umudamu wawe. Reka nkwifurize amahoro n'amahirwe va ku Mana. Imana rero niguhe umugisha, wakoze kuza, kandi abadukurikiye mbibutse ko uyu Muhimpundu Mama Kami ni umukozi w'Imana ishobora byose, nk'uko musanzwe bumuzi, asengera abantu bafite indwara bagakira, abafite ibisazi bikagenda, abafite ibyifuzo byaburiwe ibisubizo. Afite impano yo gusengera ibyo byifuzo, Imana ikitamurura ikabigenza nk'uko ishaka. Reka rero muri kano kanya amaje kubabwira amazina ye, ntabwo dutinda kuko ni umuntu wacu, arabakunda cyane kandi abamanukunda turabizi. Reka twinjiye mu kanya ko kwakira imvugo y'Imana yacishije muri Oda. Imana y'umugisha, senga Imana nurangiza ukomeze na gahunda zo kubwira abaguteza amatwi. Mana nziza, Mana yo mu ijuru, Imana ikinga ntibakingure, Imana ikingura ntibakinge, Imana yo mu ijuru itareba nk'abantu, Imana yo mu ijuru idakora nk'abantu, Imana yo mu ijuru inyuza inzira aho zitari, Imana yo mu ijuru ihindura ibyanze guhinduka, Imana yo mu ijuru yimura imisozi ikahagira amataba. Turi imbere y'ubwiza bwawe aka kanya, tuvuze gukomera kwawe. Twemerere uduha umwanya nyakubahwa tuvuga imirimo yawe myiza. Twemerere uduha umwanya tuvuga uburyo ukura ku cyavu. Twemerere uduha umwanya tuvuga uburyo urengera abarengana. Twemerere uduha umwanya tuvuga uburyo uha amahoro abababaye. Twemerere uduha umwanya tuvuga ibikorwa byawe bitajya birangira, utugirira byiza. Mwami, tugusabye kano kanya kugira ngo twemerere tukuvuge. Dusabye Mwuka Wera kugira ngo abane natwe, atangirane natwe, aze no gusubikana natwe. Arabagize neza, ikibwiriza kigiye gutambuka, ndasenze ngo kiyoborwe nawe. Witeka ntaba ari njyewe, ahubwo izina ryawe riba ari ryo riganza. Urakoze ni kubw'izina ryawe Yesu, amen. Ndabashuhuje bakunzi beza, abakunzi ba Yesu, abakunzi b'Imana, ndetse n'abandi bataramenya Imana, bataramenya na Yesu. Wowe unzi cyangwa se umbonye ubwa mbere, ndagushuhuje mu ndamukanyo y'umwami wacu Yesu Kristo. Nyemerera rero mbanze mere kuri wowe, ndi kureba urwaye ibere rimaze iminsi riri kuzengereza.
Imana yo mu ijuru ivuganye nanjye ko igukijije ibere. Kamvugane nawe urwaye ugutwi, umaze igihe wumva mu gutwi kwawe hari ibintu bikubitaguramo cyane, ariko Imana yo mu ijuru ivuganye nanjye ko igukuriyeho ibyo bintu byakubitaguraga cyane mu matwi yawe. Imana irakurengeye kandi iragutabaye. Reka mvugane nawe umaze iminsi imitsi y'umutwe cyane cyane mu kaboko k'ibumoso niho iri kumbwira. Imana ivuganye nanjye yuko igukijije iyo mitsi y'umutwe yari maze iminsi kuzengereje. Uwiteka Nyiringabo aje kukugirira neza. Reka nkubwire wowe urugo rwawe mbona rufite ikibazo, Imana yo mu ijuru ivuganye nanjye ko ibyo bibazo byari birimo mwari mumaze iminsi mutari guhuza, Imana yo mu ijuru ibahaye guhuza kandi itanze amahoro. Mama wigenda, Imana yo mu ijuru hari ikije gukora. Papa nawe have wigenda, Imana yo mu ijuru hari ikintu ije gukora, kubera yuko namwe byabaga mutazi ukuntu bigenze, namwe byabaga mutazi ukuntu bikoretse, ariko Uwiteka Nyiringabo akuyeho uwo mwijima abazaniye umucyo, kuko ari Imana ishoboye byose. Njye ndi imbere yanyu nabibabwiye, nitwa Oda, nkunda Imana n'abo yaremye, abasenga n'abadasenga ndabakunda, kuko nzi neza yuko Imana ari yihindura, kuko nzi neza yuko Imana ari yihindura amateka. Niyo mpamvu nkunda umuntu wese uko ari kose ntarobanuye, kuko niyo ninjiye mu ijambo rimbwira neza yuko ngomba gukunda mugenzi wanjye nk'uko nikunda. Ijambo rimbwira ko idini nyakuri ari urukundo, bishatse kuvuga yuko rero ubaye udakunda mugenzi wawe cyangwa se nanjye mbaye ntagukunda, n'ubundi nta kintu byaba bimaze. Impamvu nje cyane nibanda ku rukundo, ahantu hari urukundo ntabwo umuntu ashobora kuroga mugenzi we. Rero ahantu hari urukundo ntabwo umuntu ashobora kwica mugenzi we, ahantu hari urukundo ntabwo umuntu ashobora kugambanira mugenzi we. Ibyo ni ibikorwa biza ari uko umuntu yamaze kunamuka, gukamuka urukundo mu mubiri we, akumva nta n'ikintu bimubwiye, agasigara mu mubiri we yumva harimo izindi mbaraga zitari urukundo. Muvandimwe rero nshuti yanjye, isuzume urebe nimba ibikorwa by'urukundo bikiri kukugaragaraho, nimba bitaragukamutsemo. Iyo umuntu afite urukundo ntago agira umujinya wikubagaho, kuko rwa rukundo ruraza rugatsikamira wa mujinya wari ugiye kuzamuka. Urukundo ruraza rugatsikamira kamere y'ubugome, urukundo ruraza rugatsikamira kamere yo kwikunda, urukundo ruraza rugatsikamira kamere y'uburyarya. Rero nunyemerere wongere urebe nimba ugifite urukundo karemano, ugifite urukundo Imana idusaba ko tugomba kugirirana. Urebe nimba ugifite umutima w'imbabazi. Jambo riratubwira ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Irindi rikatubwira ngo hahirwa imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Rero nta kuntu umutima wawe wabonera n'ubundi hatarimo urukundo, hatarimo kwiyumvamo umuturanyi muturanye, hatarimo kwiyumvamo umuvandimwe musengana, hatarimo kwiyumvamo umuntu ko ari umuntu w'umumaro ku buzima bwawe. Icyo gihe urukundo ruba rwanamutse, icyo gihe urukundo ruba rwavuyemo. Nyamara duhamagarirwa cyangwa se dushishikarizwa kugira urukundo. Urukundo niruganza muri twebwe, ntabwo ishyari rizigera rigira umwanya munini mu buzima bwacu, kuko tubona ko ishyari rituma ibintu byinshi bipfa,
ishyari rituma ibintu byose bisenyuka, ishyari rituma umurimo w'Imana utaguka, ishyari rituma abaturanyi badahuza, umuntu akareba mugenzi we ariko akabona hari ikintu amurushije, bigatuma mugirira ishyari akumva atabaho. Rero muvandimwe mwiza, nagira ngo wongere ushaka uburyo wakongera ukagira rwa rukundo rwa mbere dusabwa kuba dufite, kuko nirwo duhamagarirwa kuba dufite. Kuko nuba udafite urukundo muri wowe, n'ijuru tuvuga, ijuru tubona muri Bibiliya, ijuru tubona mu ndirimbo, ntago twazarigeramo, kuko dusabwa kugira urukundo. Haleluya. Inzira zifunze yazihinduye irembo, integurira ameza mu maso y'abanzi banjye, integurira ameza mu maso y'abanzi banjye. Inzira zifunze Yesu yazinduye irembo, antegurira ameza mu maso y'abanzi banjye. Nshuti nziza, impamvu ndi kukubwira kugira urukundo nuko nubundi nje kukubwira ko bya bikorwa uri gukora by'urwango, nubundi Imana yo mu ijuru iharanira urukundo, kandi kuko nayo ari urukundo, irafata bwa bugome, irafata bya bintu bibi uri kugirira wa muntu washakaga katarya, wa muntu washakaga katabaho. Iyi Imana kuko ari urukundo irahita ibifata ibikureho, nirangiza kuko washakaga katari burye imugaburire kuko ari urukundo. Irafata wa muntu washakaga katambara, wa wundi uhora uteranya ku kazi kugira ngo bamwirukane bamukureho. Iyo ufashe umuntu ukamuteranya ku kazi, ntabwo icyo kiba ari igikorwa cy'urukundo, icyo kiba ari igikorwa cy'urwango. Uri kugira ngo uwo muntu ntabe yarya, ariko Imana yo mu ijuru kuko ari urukundo, ndakumva papa, kuko Imana yo mu ijuru ari urukundo, ihita imufukurira kandi kagezi, ikamuha kandi kazi cyangwa se ikamugaburira mu bundi buryo. Icyo gihe ikabimuteguriye ameza imbere ya wa muntu wamwirukanishije ku kazi. Mbonye Imana imbwiye neza yuko hari abantu yambitse amakoti, bishatse kuvuga yuko wowe ukurikiye kino kiganiro hari indi ntera, gira kwizera, hari undi mwambaro Imana ikwambitse, hari akandi gaciro Imana iguhaye. Imana imbwiye yuko wowe uri gupanga urugendo rugiye kujya ahantu ukamarayo iminsi 3, Imana imbwiye neza yuko igukuriyeho impanuka, kuko ari Imana y'urukundo, kuko ari Imana y'inyembabazi, kuko ari Imana y'inshirakinyoma. Muvandimwe mwiza, gira kwizera, Imana igiye kugutegurira ameza imbere y'abanzi bawe. Imana igiye kugutegurira ameza imbere, igiye kuguha ubuzima, Imana igiye kuguha imibereho, Imana igiye kugucira kanzu, igiye kubikorera imbere ya wa muntu wa wundi washakaga yuko utagera kuri iryo terambere. Uwiteka Nyiringabo kuko ari urukundo, igiye kubikorera kwiyubahisha kwayo. Niyo mpamvu uyu muririmbyi yarari mu mwuka kandi yarari mu buhanuzi bwiza cyane, aravuga ngo inzira zifunze. Papa, inzira zawe wari urimo ubona zifunze, ariko Uwiteka Nyiringabo Imana ivuganye nawe ko ibyari bifunze, aho byari bifungiye niho Imana yo mu ijuru ihinduye irembo, kandi iguteguriye ameza, iguhaye ubundi buzima, igutabaye bareba, igutabaye umwe wakurwanyaga bireba,
igutabaye umwe washakaga kutabyara bireba. Imana iguhaye gukikira umwe washakaga kudakikira bireba. Imana iguhaye kubaka urugo umwe washakaga kutubaka bireba. Imana iguhaye iterambere umwe washakaga kutagira iterambere abireba. Uzantabare bakiriho batazagira ngo urabeshya. Mana uzantabare bakiriho batazagira ngo urabeshya. Papa, Imana igiye kugutabara. Babandi bakubwiye ngo urimbwa, babandi bakubwiye ngo ntacyo uzimarira, babandi bakubwiye ngo ntuzikamira nayimbwa, Imana ivuganye nawe kije kugutabara bakiriho. Wa musore we, Imana ije kugutabara. Babandi bavuze yuko wowe utakubaka urugo nta naho byava kubera ko bari kukurebera mu ishusho y'ubuzima urimo, ariko Imana irivugiye yuko igutabaye bakiriho kugira ngo batazavuga ko yakubeje. Muvandimwe, Imana iragutabaye kandi irakurengeye, kuko ni Imana ikubera amaso uko bwije n'uko bukeye. Ni Imana ikunyuriza inzira aho zitari, hamwe wari uzi neza ko bitakunda, aho niho Imana igiye kubikundisha, kandi nyamara igutabaye bakiriho. Bakubwiye ko bitakwemera, bakubwira ko utacuruza ngo byemere, ariko Uwiteka Nyiringabo aguhaye gucuruza ngo byemere bakiri kureba. Aho kuri iyo seta uri gucururizaho bikanga, iyo seta wari ugiye kuvaho ngo uzinge ibyawe ugende, Uwiteka Nyiringabo avuganye nanjye kagutabariye kuri iyo seta. Wigira ubwoba, wikinga iyo nzu. Imana yururukiye kuguha umugisha, Imana yururukiye kukwagurira imbago. Tuza, wigira ubwoba ngo ugende. Muririmbyi yaravuze ngo guma mu mwanya urimo, wihanganire ibyo ubona bikomeye, ku Mana biroroheje. Guma mu mwanya urimo, wihanganire ibyo ubona bikomeye, ku Mana biroroheje. Uri kubona bikomeye inshuti yanjye, uri kubona mu miryango bikomeye, uri kubona mu nshuti bikomeye, uri kubona mu rusengero bikomeye, muri make ibintu uri kubona byagukomeranye, ariko Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo guma mu mwanya urimo, wihanganire ibyo uri kubona, kuko ibyo wabonaga bikomeye Imana ivuganye nanjye kije kubyoroshya. Muvandi, Imana ije kubyoroshya kandi irabishoboye. Ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ifite inkomezi, ni Imana irengera abadafite shinge na rugero. Yenda uri kureba hirya yawe ukabona ntawe wo kubwira ufite, yenda uri kureba imbere yawe ukabona ntawe wo kubwira ufite, yenda uri kureba ahagukikije ukabona nta muntu wo kubwira ufite, ariko nagira ngo nkubwire ko Imana imbwiye ko imanutse ku buzima bwawe. Wowe ufite amarira uri kurira, nta muntu uri kukumva, nta muntu ushaka no kuguha agaciro ngo akumve, ariko Imana ivuganye nanjye ko ije kuguha agaciro. Yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo itazagiha undi, kandi nizemera ku izina ryayo ritukwa. Maze igihe mbwira abantu ko Imana ikiza urubwa, maze igihe mbabwira yuko ikuraho igisuzuguriro, maze igihe mbabwira yuko Imana iruhura abarushye bakaruhuka bakaba mu mahoro. Imana ije kugukuraho urubwa, Imana ije kukuruhura. Umaze iminsi urushye, umaze iminsi ubona uri mu buzima bw'umwijima,
ariko Imana ije kuguha umucyo. Imana ivuganye nawe yuko yongeye kwirahira, yirahiye yuko icyubahiro cyayo ntabwo ishobora kugiharira icyo kigeragezo, icyubahiro cyayo ntabwo ishobora kugiharira icyo kibazo ufite ngo kigufate kiguherane. Imana yirahiye ku buzima bwawe yuko ije kukugirira neza. Wowe ufite ikirenge kimaze iminsi wumva kikurya, ukumva n'utuntu turi kukuryaryata nk'indwara yitwa intongi, Imana ivuganye nanjye irambwiye ngo igukijije icyo kirenge. Kandi Imana ivuganye nanjye irambwiye ngo ikumaze ubwoba. Wowe urwaye ikirenge, Imana irambwiye ngo iguhaye akazi. Wowe urwaye ikirenge, Imana irambwiye ngo ikwambuye iyo sura wari ufite, ikwambitse indi sura. Imana irambwiye ngo iguhinduriye amateka. Bikomere cyangwa byorohe, tugomba kubona Imana. Bikomere cyangwa byorohe, tugomba kubona Imana. Nubwo bikomeye, nubwo ubona bikomeye rwose, ariko nagira ngo nkubwire ko Imana iraje kwiyereke, kuko iyi Imana ndi kukubwira ni Imana iboneka. Ni Imana iboneka ikambika batambaye. Wowe utambaye Imana ije kukwambika. Ni Imana iboneka ikagaburira abashonji. Wowe ushonje Imana ije kukugaburira. Nagira ngo nkubwire ko Imana ije kuguha uruvugiro. Imana ivuganye nanjye ko ije kuguha uruvugiro. Mama, wowe ndi kubona Imana imbwiye uri kuririra mu buriri muri iyi minsi 5. Ndi kubona umaze iminsi uri kurira mu buriri, amarira yenda kukwica, ariko Imana ivuganye nanjye yuko iguhojeje ayo marira. Ikibazo cyarimo gituma urira ayo marira, Imana ivuganye nanjye ko iguhojeje ayo marira. Wowe uri kumva mu itako ry'iburyo, umaze iminsi uri kubabara mu itako ry'iburyo, Imana ivuganye nanjye yuko ije kugukiza iyo ndwara yari iri muri iryo tako. Ni Imana nziza, ni Imana ishoboye, ni Imana ihindura ibyanze guhinduka, ni Imana ihindura amateka abantu bagahindura amagambo. Nagira ngo nkubwire yuko Imana ije guhindura amateka. Hari uko abantu bari bakuzi, ariko igiye kuyahindura bakubona ukundi kuntu. Umubabaro wanjye nambaje Uwiteka, Uwiteka aranyumva, Uwiteka arantabara. Yanuye imitwaro yari indemereye cyane, indirimbo z'amashimwe ntizizabura mu kanwa kanjye. Umubabaro wanjye nambaje Uwiteka, Uwiteka aranyumva, Uwiteka arantabara. Yanuye imitwaro yari indemereye cyane, indirimbo z'amashimwe ntizizabura mu kanwa kanjye. Muvandimwe, Imana ivuganye nanjye yuko ikuremeye amashimwe. Tuzi umutima papa. Imana imbwiye yuko wowe mupapa umaze iminsi ujya guhiga akazi byanga, ujya guhiga akazi byanga, ugiyeyo inshuro zirenze 3. Wowe ni wowe turi kuvugana. Imana imbwiye ngo nkubwire, Imana yo mu ijuru imbwiye neza yuko ikuremeye amashimwe mu kanwa kawe. Imana imbwiye ko igukuriyeho impamvu yajyaga yitambika ukabura akazi, iyikuyeho guhera none n'iteka ryose ntabwo uzigera wongera kubura akazi. Iraba yategeka bigakomera, ifite ijambo rya nyuma
kuri njyewe. Uwo mujura wimujya kure, kubera yuko ikiri kumutera kwiba wasanga ari ubukene, ariko wamugaburira akaba yava mu kwiba. Ikiri kumutera kwiba wasanga avuka mu muryango w'igisogokuruza kiba, ukaba ahubwo wamwegera. Uwo muntu mwegere uganire nawe, uramenya impamvu iri kumutera kwiba. Umusambanyi mwegere, uramenya impamvu iri kumutera gusambana. Birashoboka yuko agiye gusambana kugira ngo abone icyo arya, birashoboka yuko agiye gusambana kugira ngo abone icyo yambara, birashoboka ko agiye gusambana kugira ngo abone aho kuba. Ariko nufata umwanya wawe ukamwegera ukamuganiriza, urahita umenya nimba hari ubufasha akeneye kugira ngo ube waba umuhabashe kuva muri iyo ngeso. Birashoboka yuko umuryango akomokamo, igisogokuruza yavutsemo, aricyo kimutera kuba indaya. Warangiza ukaba wamwinjiza mu gihe cyo gusenga, za mbaraga zimutera kujya mu buraya zikamurekura. Uwo musinzi wumujya kure, shakisha uburyo wajya hafi ye, mubwire ko umukeneye, shakisha uburyo wagira ikiganiro nawe. Nibwo biri bugufashe kumenya ese n'icyo kiri gutera uyu muntu gusinda. Ese birashoboka ko ari agahinda. Abantu benshi bazi neza yuko gushira agahinda ari ukujya mu businzi. Abantu benshi bazi neza yuko gushira agahinda ari ukunywa itabi ryinshi. Ariko numwegera ukamuha umwanya, uwo muntu wimwihunza kuko niwe watumye Yesu aza. Uwo muntu wimwima agaciro kuko niwe yatumye Yesu aza. Kandi Yesu akeneye abantu bo guhinduka. Yesu avuganye nanjye yuko hari abantu aje guhindura. Rero uwo muntu wimujya kure kuko uwo muntu nawe ari mu mubare. Tugiye kurebana kwa Zakayo. Zakayo yari umugabo mugufi, ariko yari umugabo urangwa n'ibikorwa bitari byiza. Zakayo yagize ishyaka ryo kureba Yesu. Yenda birashoboka yuko yabikoze bikino, akabikora ari kwikinira, agira ngo yende arebe isura ye, agira ngo arebe imico n'imyifatire bya Yesu, agira ngo arebe ibikorwa bye uko bimeze. Ese ubundi uko bamuvuga Yesu koko nikori? Muvandi nagira ngo ngusabe nawe utere ikirenge mu cya Zakayo. Zakayo yagize ishyaka ryo kujya kureba Yesu koko. Bundi uwo mugabo bavuga ukiza uburwayi koko nibyo? Muvandi ngwino nawe umurebe koko nibyo. Agira ishyaka rivuga ati ubundi uwo muntu uhumura impumyi koko nibyo? Muvandi nibyo, ngwino urebe. Yesu ndi kukubwira arabikora. Imana ndi kukubwira ishoboye byose. Tera inzira, tera ikirenge, gira aho ushingura ikirenge muri bimwe byakuzikamiye. Cya kirenge cyawe cyakandagiye mu magambo gikuremo. Cya kirenge cyawe cyakandagiye mu gusebanya, icyo kirenge gikuremo. Cya kirenge cyakandagiye mu kutanyurwa, icyo kirenge gikuremo. Nawe ugira inyota, nawe ugira ishyaka koko ryo guhiga Yesu, koko ryo gushaka Yesu. Birashoboka ko wanyuze ahantu ukumva barekuri muririmba, ariko ukumva baravuga ko akura ku cyavu. Nagira ngo uze urebe Yesu nawe akwikurire ku cyavu. Nagira ngo uze urebe Yesu aguhindurira ibyanze guhinduka. Nagira ngo nkubwire uze urebe Yesu akora igikorwa umwana w'umuntu atashobora gukora ku buzima bwawe. Zakayo agira ishyaka n'inyota, aravuga ati se ko ndi mugufi. Muvandi nawe koko ntihari ibintu biri kukugira mugufi? Ubukene ni buri kukugira mugufi ukaba wumva utajya ahantu basengera ufite umwenda umwe? Muvandi ubukene ni buri kukugira mugufi
ukaba wumva utajya mu nama abandi bantu bari kujyamo, ntabwo ubukene buri kukugira mugufi ukaba wumva utajya mu nteko kandi ko haberamo ibikorwa byinshi. Ubukene ntiburi kukugira mugufi ukihunza abanyamasengesho kubera yuko uri kubona usa nabi, icyo gihe ubuzima urimo bwakugize mugufi. Ariko tera intambwe ujye mu cyumba cy'amasengesho, tera intambwe ujye mu rusengero, icyo kiba ari cyo giti cyawe. Zakayo yagize ishyaka aravuga ati ese ubu ndajya mu giti cy'umuvumu, ese ubu ndajya mu giti cy'umuko, ese ubu ndajya mu kihe giti? Basi reka ndebe inzira bambwiye Yesu anyuramo, nubwo ndi mugufi cyane basi ndibwurire. Muvandi wambabariye nawe ukurira, wagerageje inzira bakubwiye Yesu anyuramo nawe ukagerageza kuyinyuramo, inzira bakubwiye Yesu acamo nawe ukagerageza kuyicamo. Bakubwiye ko Yesu ari urukundo, basi wambabariye ukurira icyo giti cy'urukundo. Bakubwiye Yesu ko agira imbabazi, wagerageje ukurira igiti cy'imbabazi. Bakubwiye ko Yesu ari umuntu ugaburira abashonji, basi nawe wagerageje ukurira icyo giti cyo kugaburira abashonji kuri bubone Yesu. Muvandi wagerageje nawe ukurira igiti. Zakayo yari umukoresha w'ikoro, yari afite abantu benshi ayobora. Wikwita ko ufite abantu uyobora, wikwita ku ititire runaka. Gerageza nawe wurire igiti, gerageza ushaka aho Yesu ari, gerageza ushaka uburyo wamubona. Ihina mu iguni ryawe usenge, bwira Yesu ko umukeneye araza. Ndagira ngo nawe wurire igiti. Reba ahantu wurire igiti kirekire. Bakubwiye ko Yesu aboneka umuntu asenze, akagira ibyo yiyambura, akagira ibyo yiyima, akagira ibyo areka. Gerageza ugire ibyo ureka, nawe uraba wuriye igiti. Gerageza ureke ubugambanyi, uraba wuriye igiti cyo kubona Yesu. Gerageza ureke ishyari, uraba wuriye igiti cyo kubona Yesu. Gerageza ureke igomwa, uraba wuriye igiti cyo kubona Yesu. Gerageza ureke amagambo menshi, uraba wuriye igiti cyo kubona Yesu. Gerageza ureke gusebanya, uraba wuriye igiti cyo kubona Yesu. Haleluya. Zakayo arangije aragenda muri icyo giti aracyurira. Yesu arahanyura, amaze kuhanyura aramubona ko yacyuriye, aramubwira ngo Zakayo ururuka kuko ndarari wawe. Haleluya, 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 haleluya. Yesu abwira Zakayo ngo ururuka kuko nakubonye. Kuko Zakayo ajya gutekereza kurira igiti, Yesu aho yari yamaze kubibona ko Zakayo afite umutima wo gukenera Imana. Muvandi nagira ngo nkubwire ko Imana iri kubibona ko ufite umutima wo kuyikenera. Haleluya, haleluya. Imana iri kubibona ko ufite umutima wo kuyishaka, Imana iri kubibona ko ufite umutima wo kuyikumbura. Amina, haleluya. Nagira ngo nkubwire ko Imana yabibonye kuri kuyishaka. Niyo mpamvu ivuganye nanjye ngo ninkubwire ko uyu munsi ije kurari wawe, uyu munsi ije kugira ibyo uhindura, uyu munsi ije kugira ibyirema. Imana iyo igeze ahantu ibyananiranye irabishobora. Imana iyo igeze ahantu byari umwijima bihinduka umucyo. Imana ivuganye nanjye ngo ufite umutima wo kuyishaka, wowe umaze iminsi uri kuyititiririza, ivuganye nanjye aya masaha yuko igeze mu nyumba yawe. Wabonaga ukeneye matera, Imana yo mwijurije kuyiguha kuko imaze iminsi uri kuyititiriza. Wowe umaze iminsi ufite ikibazo cy'umutwe, mu gitwariro cyawe
wumva akantu kari kukugenda mu mutwe, ariko Imana irambwiye ngo kuko umaze iminsi uri kuyishaka ije gukiza umutwe wawe. Irambwiye ngo ibyo n'ibisazi bari bashatse kuguteza, ariko iyera yo mu ijuru ivuganye nanjye, irambwiye ngo igukuriyeho ibisazi. Ayiwe, we wari urwaye indwara yo kwimyoza, Imana irambwiye ngo iyo ndwara yigukuriyeho. Wewe ndi kubona Imana irambwiye ngo ufite ikibazo cyo kuva, ariko Imana ivuganye nanjye ngo kuvira bikije wizo mene de ayine. Imana irambwiye ngo irakuzengurutse, Imana igukijije kuva mubyeyi, Imana irakurengeye. Warivuje ahantu hose biranga, ibintu byose byanze gukunda, ariko Imana irambwiye ngo ibyanze gukunda aka kanya irabikoze. Bano bari bamaze kukwinuba kuko umunuko wari umaze kuba mwinshi, ariko Imana yo mu ijuru irabikoze kandi irabiremye. Ahari ikibazo iyahinduye igisubizo. Reka tujye muri iryo jambo ryo kwa Zakayo twarimo tuvuga, kubera yuko ibyo tuba turi kuvuga biba no mu ijambo. Birashoboka yuko nawe wasimbuka ukajya muri Bibiliya ukareba muri Luka ku musaraba, ku musaraba Yesu yaharangirije byose. Ku musaraba Yesu yaharangirije byose. Ndavuga ubukene yaraburangije Yesu, ndavuga ko gahinda yarakarangije Yesu, ndavuga uko gutotezwa yarabirangije Yesu. Ku musaraba Yesu yaharangirije byose. Ku musaraba Yesu yaharangirije byose. Ku musaraba Yesu yaharangirije byose. Yaguhaye agaciro utari kukagira, yaguhaye ijambo utari kurigira. Inuma y'intungura wari kuyikura hehe? Intama zo gutamba wari kuzikura hehe? Ku musaraba Yesu yaharangirije byose. Ibyo ngibyo uri kubona ntacyo byagutwara, ibyari kukwica ibyo nibyo Yesu yamaze gukuraho. Ibyo ngibyo uri kubona ntacyo byagutwara, ibyari kukwica Yesu nibyo yarangije. Ibyari gutuma upfakara Yesu yabikuyeho, byari gutuma ubura urubyaro Yesu yabikuyeho, byari gutuma ubura ijambo Yesu yabikuyeho. Ku musaraba yaharangirije byose. Haleluya! Ku musaraba Yesu yarabirangije. Ibyo ngibyo uri kubona biri ku buzima bwawe ntago biri bukwice, nta kintu n'iki na kimwe biri bugutware, ahubwo Yesu yemeye ko bikubaho kugira ngo ubonane nayo, kugira ngo ikwireherezeho, kugira ngo izigire ibyo ihindura byinshi mu mubiri wawe cyangwa se mu buzima bwawe. Twigire mu ijambo kandi ndabakunda. Tugiye kujya muri Luka ibice ni 19 umurongo ndahera ku wa mbere. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo ibya Zakayo. Noneho kuramo Zakayo ushyiremo izina ryawe. Yenda urugero nitwa Oda, icyo gihe nahita mvuga ngo ibya Oda. Nawe rero ushyiremo izina ryawe, yenda witwa Louisa, yenda witwa Tomasi, yenda witwa Jacques, yenda witwa Jacqueline. Urakuramo Zakayo kubwo kwizera, ushyiremo izina ryawe. Ukimara kubikora nk'uko yahinduriye Zakayo, urahita ubona hari ibyahindutse mu mubiri wawe.
dusome mu izina rya Yesu. Yesu ageze i Yeriko arahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo. Yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Umurongo wa 3, ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kumunyuraho. Yesu ahagaze arararama, aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Haleluya. Murongo wa 6, yururuka vuba, amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Murongo wa 8, maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimurika 4. Umurongo wa 9, Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu. Umurongo wa 10, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Haleluya. Jambo ry'Imana. Amen. Yesu tubonye yuko yageze ku giti cy'umuvumu, arararama. Nagira ngo nkubwire ko Yesu ari we agusanze ahantu uri umutegerereje wihava. Yesu arahaje. Imana ivuganye nanjye kije ahantu uri, kandi ije kureba buri kintu icyo ari cyo cyose cyawe. Kandi Imana ivuganye nanjye kije mu nyumba yawe. Nubwo abantu bagiye kubigiraho ikibazo, nagira ngo nkubwire ngo kutabarwa kwawe, ubuzima bwawe bwiza Imana igiye guhindura, abantu bagiye kubigiraho ikibazo. Wikangwa nuko abantu bagiye kubiteraho komenti, wikangwa nuko abantu babona neza ko bigiye kuba ikibazo. Wibuke ko ijambo ritubwiye ko babonye agiye kwa Zakayo, baravuga ati, dorere, bagira kwikangamo, baravuga ati, byashoboka bite? Byashoboka bite ko Yesu yajya kuri wa musinzi we yeshaje iwawe? Byashoboka gute ko Yesu yajya kuri wa musambanyi we yeshaje iwawe? Byashoboka gute ko Yesu yajya kumujura we yeshaje iwawe? Wowe wabonaga ushaka gukizwa, ariko nyamara byaranze. Imana ivuganye nanjye yuko yiyiziye iwawe, yiyiziye kugira ibyo ihindura, yiyiziye kugira ibyo ukora. Abagiye kuvuga ngo dorere ni benshi, abari bazi kutatabarwa ni benshi, abari bazi kutahura n'Imana ni benshi, abari bazi kutagirirwa neza ni benshi. Abo ngabo bari biteze yuko utabona ineza y'Imana, nibo bagiye gutangara. Ariko abanyamasengesho nyakuri bo bagiye gushima ko Imana hari ikikoze ku buzima bwawe. Ni Imana nziza, ni Imana ikora, ni Imana yavuganye n'umusozi wa Rezubabeli wari uri imbere ye. Wari umusozi umubereye ikibazo, wari umusozi ukomeye. Irangije irawuritura, irabikora biremera. Imana ivuganye nanjye ko ije kuvugana n'ikibazo cyawe. Icyo cyari kikuzengereje, icyo cyatumaga abaturanyi babona utatabarwa, abo musengana babona utatabarwa, abanyamuryango babona utatabarwa, aho washatse babona utatabarwa. Imana ivuganye nawe ko igeze ahantu uba, ije guhindura ibyanze guhinduka.
yageze kwa Zakayo bari bazi ko ari mubi. Birashoboka ko muri karitsiye rata hari izina bakuziho, hari izina bakuziho, bazi kuri mubi, bazi ko udashobotse, bazi ko utumvikana, bazi ko ariko Uwiteka aje kunyuranya n'ibyo bintu bari bazi ko bitakunda. Uwiteka Nyiringabo atanze gukunda. Tugiye gusenga, ngiye gusengera mu ijambo ry'urukundo. Wowe wumvaga waranamutse, wowe wumvaga urukundo rwaragushizemo, nagira ngo ugire kwizera kuko tugiye kwinginga Imana yongera igushyiremo imbaraga zo gukunda bagenzi bawe, imbaraga zo gukunda abaturanyi, imbaraga zo gukunda imiryango, imbaraga zo gukunda abavukanyi, imbaraga zo gukunda abanzi bawe, kuko ijambo ritubwira ko tugomba gukunda abanzi bacu. Ariko muri iyi minsi ikintu kiba kibabaje, uhita ufata umuntu ukumva ko ari umwanzi wawe, ukamugendera kure, ukumva mutanahura, ukumva utanamusaba amazi yo kunywa. Ariko icyo ntabwo ari igikorwa cy'urukundo, kuko igikorwa cy'urukundo duhamagarirwa gukundana abanzi bacu. Rero mukunde, umwereke urukundo. Umwanzi wawe gerageza kumuba hafi, nicyo kizatuma nawe ahinduka, abone ko ibyo ari gukora atari byo. Rero ubwo tugiye gusaba Imana yongera itanga urukundo mu Banyarwanda n'Abanyarwandakazi ndetse no mu bindi bihugu bidukikije. Imana itanga urukundo, kandi nagira ngo nkubwire ko Imana ije guhindura ibintu babonaga ko bitahinduka ku buzima bwawe. Imana ije iwawe kubihindura. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana nziza, Mana y'urukundo, Mana y'inyembaraga, Mana ishoboye byose, Mana ituye aheraho mu ijuru, turi imbere y'ubwiza bwawe. Mose yamanikaga amaboko ukarengera Abisiraheli, nanjye aya masaha manitse amaboko ndi imbere y'ubwiza bwawe. Ndasenze ngo niwongere ugarure urukundo mu bapapa, ndasenze ngo niwongere ugarure urukundo mu bamama, ndasenze ngo niwongere ugarure urukundo mu basore n'inkumi, ndasenze ngo niwongere ugarure urukundo mu rubyiruko, ndasenze ngo niwongere ugarure urukundo nyakubahwa mu matorero, niwongere ugarure urukundo mu bigo by'amashuri, niwongere ugarure urukundo mu nganda, niwongere ugarure urukundo muri nyobozi zose, niwongere ugarure urukundo, kuko hari urukundo amahoro araboneka. Ayiwe Mana Nyiringabo, mamagaje amahoro. Dusabye amahoro mu Banyarwanda n'Abanyarwandakazi, dusabye amahoro mu bihugu bidukikije. Mana ndabizi ko wakora ibirengeje ibyo tugusaba, niyo mpamvu imitima yacu gituma umutima wacu udahagarara. Nizeye kugiye gukiza bano barwayi, abarwayi b'umutwe, abarwayi b'umugongo, abarwayi b'amaboko, abarwayi b'amaguru, abarwayi b'ibihaha, abarwayi b'ibifu, indwara zananiranye. Ayiwe Data Nyiringabo, indwara z'ibitegano, umuntu akarenga ibintu akarwara, cyangwa se indwara z'ibyoherano. Yewe Uwiteka, nizeye ntashidikanya kubw'imbaraga zawe kugiye kubyutsa abarwayi, abari bari kwa muganga ugiye kubakingurira batahe, kuko ubahaye ubuzima. Abari bari ku bisasiro ugiye kubakiza Mana, kuko uko wari uriho kera n'uyu munsi ni kukiri. Zakayo yabonaga abantu ari benshi, arangije yigira inama yo kurira igiti. Natwe aya masaha twuriye igiti, kuriye igiti kuri aya macano, kuriye igiti ku Musaraba TV, kuriye igiti. Ayiwe Uwiteka, kuriye igiti kuko tugukeneye, kuriye igiti ngo urengere abapapa bari mu bushomeri, kuriye igiti ngo ugere mu nyumba yabo ubaha akazi.
abapapa babona ibibazo byabacanze ayiwe twuriye igiti ngo barebane amaso y'impuhwe n'imbabazi nyakubahwa twuriye igiti ngo uhindure ibyanze guhinduka uri Imana ishoboye byose ndabizi neza ko wakora ndabizi ko warema hari abamama bari kubona umwana byaranze ariko ndabizi ko wamurema hari abamama bari kubona ubuzima bwaranze ariko ndabizi neza ko waburema hari abari kubura icyerekezo cy'ubuzima ariko ndabizi neza ko waburema yewe Uwiteka urakoze kuri Imana yumva urakoze ko hari ibyo wahinduye ku bihuha byinshi byari bimaze iminsi bitambuka mwami ndagushimiye cyane by'umwihariko ko hari ibyo wahinduye kandi hari ibyo watesheje agaciro urakoze mwami kukomeje kuvugana n'ibibazo by'abategereje kugira neza kwawe ni kubw'izina ryawe Yesu amen. ndetse no mu mubiri Imana rero ni guheza ko abaturanyi bo hanze bajya guheza nanjye ndabona Imana guheza na Kristo mu mubiri wadukurikiye rero hari abazakenera ko basengera hari abazakenera ko wabagira inama cyangwa se nawe bakaguma bakakubwira inshuti zawe zizagufasha murakoze ni 079 37 Imana bamugisha mu Yesu nakagaruka amen.